nzagikora kugira ngo bazagere aho bifuza. Uribaza kuba umubaza amezi 3 ukaba watsinda ekipe, kandi ntabwo mbeshya banyomoza abandi bantu dukinana niba mbeshya, ukaba watsinda abantu bamaze byatangiye badatsinda, kamvugisha ukuri mbe honest. Ariko muwa tugenda twako dufite babarimu babaherekeza, bagenda berekana icyo bashoboye. Rero kugeza aka kanya hari abamaze gutsinda ekipe inshuro 1, 2, 3, ari nabyo bimpa imbaraga, binama imbaraga yo kuba nicaye hano, nuko hari icyo mbabonamo. Ariko abana ni bato, nkurikije uko ndi kubabona kuri screen, ndabona ari bato pe. Ni bato kudu, ariko barashoboye. Bakeneye support, bakeneye abantu babakunze babari inyuma. Uzamute n'ababyeyi babo. Urakoze cyane guhitamo iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza kikugezaho byinshi mu bikeneye mu buzima bwa buri munsi. Niba uri umubyeyi cyangwa se uri umusore cyangwa uri inkumi, uri umwana, tugaye ikaze muri iki kiganiro aho tuganira ku bishobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi hari amazina akomeye yamenyekanye ku rwego rw'isi. Niba uri umukunzi wa basket, uramuzi yitwa LeBron James, uramuzi yitwa Kevin Durant. Uretse basket kandi hari n'indi mikino itandukanye. Uri umukunzi wa football, uramuzi yitwa Cristiano Ronaldo, yitwa Lionel Messi. Hari n'abandi benshi impano yabo yahinduye ubuzima. Uyu munsi turavuga impano. Impano ni umurage, impano ntisanzwe, nayo mpamvu twifuje kuba ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Gifted Kids Rwanda. Gifted Kids Rwanda bakaba barashyizeho gahunda yo gufasha impano zitandukanye. Barakorera mu Rwanda. Mu Rwanda hari impano nyinshi zitandukanye, ariko kandi izi mpano rimwe na rimwe hari ubwo usanga zitabasha kubona amahirwe n'umwanya wo kugira ngo zimurikirwe abatuye isi, n'abanyirazo nabo bazibyaze umusaruro. Nyuma yo kureba ibi, Gifted Kids Rwanda bahisemo gukora company, gutangira urugendo rufasha impano zitandukanye kugira ngo zibashe gutera imbere. Ngo ikaze muri kiganiro, nitwa Abdul Kudus Nizeyimana aka MC Kudus, ariko kandi ntabwo ndibuze kuba nijyanye, ndi kumwe n'uhagarariye Gifted Kids Rwanda, ari buze kuba adusobanurira mu by'ukuri uburyo impano abana bafite uyu munsi zishobora kubyazwa umusaruro ejo cyangwa ejo bundi zikaba zatunga ba nyirazo. Ngo ikaze rero, ariko kandi nanone wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro bitandukanye tukugezaho kuri Gifted Kids Rwanda. Turi kumwe rero na ya Fenty akaba ari zina yamenyekanyeho, ariko bafite n'andi mazina atandukanye ari buze kuba abibwira ahangaha. Na Fenty twikaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Yego, Gifted Kids Rwanda, impano yawe. Yego, impano yawe bivuze neza. Kubera iki impano yawe? Gifted Kids Rwanda ni ikigo kije gusapotinga impano z'abantu batandukanye. Niyo mpamvu hazamo ijambo impano yawe. Nifuje ko byaba biri mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda babyiyumvemo. Gifted bivuga umuntu uba ufite impano idasanzwe. Donc hari umuntu ubivukana adabishakisha. Ni uwo nguwo turimo kuvuga. Yego. Noneho mu Kinyarwanda bikaba impano yawe. Ni Icyongereza kiva mu Kinyarwanda. Okay. Natangiye mvuga abahanzi, mvuga abakinnyi ba basketball, mvuga abakinnyi ba football bagize bagafasha. Uyu munsi hari impamvu yatumye mutangira urugendo rwa Gifted Kids Rwanda. Actually ukiri aho ngaho nibo nafatiyeho. Nuvuga ngo baramenyekanye, babibyamamare, twese turabazi, nta muntu waba utabazi wabasubiyemo, ntabwo ari ngombwa ko mba mentioninga. Yego, hari abantu benshi ku isi actually hirya no hino batunzwe n'impano zabo. Abantu bari gifted nta na rimwe bakena, baba bazwi kandi bakabaho mu buzima bwiza cyane kurusha abandi, kubera ko Imana iba yarabahaye iyo mpano mu buzima bwabo. N'ibintu abantu bavukana bafite. Yego. Gifted Kids Rwanda ni igitekerezo cyaje gute, cyaje ryari, hari habaye iki? Actually Gifted Kids Rwanda ni igitekerezo nagize hashize imyaka myinshi. Nari narifuje ko nzabishyira mu bikorwa. Nigeze no kubivuga
mu kiganiro nakoze kwa Gerard, yego nzi ko mu Rwanda hariho abantu benshi bafite impano ariko zititabwaho cyangwa ngo zibone uzisapotinga kugira ngo zigaragare. Muri abo bantu nanjye narimo mbere. Background iwacu ni inaha, ni naho nakuriye, abantu banzi kuri Naya Fenty ndaririmba, so narabikoze ariko mbikora too late, mbikora nyuma, igihe nifuzaga kubikora ntabwo nabonye uko mbikora, and then mbikora mu buryo butari professional ariko bwo kwishimisha. Ababizi barabizi. So nari mfite ku mutima abandi bantu bameze nkanjye babana kandi ntekereza ko bahari bafite impano zitandukanye. Ni nayo mpamvu navuze nti reka manuke ngira umwe cyangwa babiri nafasha. Ni nayo mpamvu twashinze iki kigo cyitwa Gifted Kids Rwanda. Turifuza kubona abantu benshi bafite impano zitandukanye batugana tukazisapotinga bakagira ikintu runaka bageraho. Urugendo Gifted Kids Rwanda ruratangiye. Yego. Byari ibihe byoroshye? Oya. Ntabwo byari byoroshye. Watangiye urugendo ryari? Twaregistarinze, it was in May mu kwa gatanu last year. Yego, ariko twatangiye gukora tariki ya mbere z'ukwa 11 2025. N'urugendo rwatangiye gute muri rusange, ruri mu bihe byiciro by'abanyempano, mwahuje gute n'abanyempano? Yeah, it wasn't easy for sure. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo simbi naha mazigiye nahari kugira ngo mbona abo bana ba trustinga tugatangirana. Ariko reka mbivugeho nuvuga ngo njya ku registeringa natekereje ku buryo bubiri. Mu Rwanda hariho abantu bishoboye, hariho n'abatishoboye. Bose rero nabatekerejeho. Kampani iri registered mu buryo bw'uko dufasha abana bishoboye n'abana batishoboye, kuko intumbero cyangwa se intego n'umuntu ufite impano nta barriere ihari. Ntabwo amafaranga ariyo dushyize imbere. Icyo dushyize imbere nuko uwo muntu iyo mpano afite izagira ikintu runaka imugezaho mu buzima bwe. Nuko rero twaregistarinze. Yego, impano ni nyinshi cyane. Impano ni nyinshi pe. Mwahisemo ibyiciro cyangwa umuntu wese wiyumvamo impano araza mukamwakira? Umuntu wese wiyumvamo impano araza. Hari n'abana bato twafashe babyiyumvamo ariko batari babitangira, turabaforma. Bivuga ngo dutangira urugendo rwo kubigisha. Let me say like hari umwana wazaga akambwira ati nkunda kubyina ariko simbizi. Naramwakiraga ko numvaga ko afite willing yo kuzaba umubyinnyi uzagaragarira Abanyarwanda. Kugeza kuri ubu rero abo murimo gukorana nabo kuva igihe mwatangiye kugeza uyu munsi, murakorana mu bihe byiciro? Murakorana gute? Actually ntago nanabivuzeho mbere. Twakira abana bafite 6 years up to 18, imyaka 6 kugeza kuri 18. Yego turanabafite. Yego, wenda abantu bari gukurikirana baraza kubibona ku mafoto. Umubyeyi umwana w'imyaka 6 aramurekura akaza. Yego, navuga ko ari Imana, baratwizeye and then dutangira inzira yo kubaforma, kandi ubu ngubu bageze ku rwego rwiza pe, kuko uko batangiye naho bageze hari itandukaniro rinini. Yego, ku myaka 6 kugera ku 8, iki ni icyiciro cya mbere. Yego. Ariko uburyo dukoramo turabaseparating. Dufata abana bato under 10 tukabagirira igihe cyabo na group yabo, n'abandi bakuru nabo bakitoza igihe cyabo na group yabo. Tubaseparating bitewe n'imyaka ubwo n'ubushobozi. Nyuma y'icyiciro cy'imyaka 6 n'imyaka 8 hari n'abandi babakurikira nabo mufite muri Gifted Kids Rwanda? Kuko dufitemo ibintu byinshi. Actually nta nubwo twabivuze, numva ko ari ngombwa kubimentioninga niba unyemereye. Impano ni nyinshi kandi ziragutse turabizi, ariko muri Gifted Kids Rwanda twashyizeho byinshi tugitangira bitandukanye, ariko twakipinze ibyayobotswe n'abantu. Let me say gutyo, kubera ko twaratoranyije tubitangaza. Hari ibyo abantu bumvise ariko hari ibyo dufite ubu ngubu biri kurunninga. Harimo basketball, hakabamo football, hakabamo imbyino izigezweho n'iza gakondo, hakabamo karate, hakabamo ikindi ni ugushushanya.
Nuvuga ngo tuba dufite tableau zikozwe ducuruza bigafasha ba nyirazo ndetse n'ikigo muri rusange. Ngira ngo abadukurikiye kuri YouTube muri kubibona neza cyane inyuma ya founder wa Gifted Kids Rwanda hari tableau nziza ihari, ubwo murayibona. Ira tableau yakozwe n'umwe muri abo bajene. Yego. Nuvuga ngo Gifted Kids Rwanda ifasha abana, urubyiruko bashaka kumenya impano zabo. Gifted Kids ibafasha kuzimenya, kuzityaza no kuziherekeza, icyanyuma no kuzibyaza umusaruro. Niyo mpamvu hari ikigo cyacu. Reka dusubire inyuma gato. Ubihuza gute n'urugendo rwa Vavana cyangwa se Yafeti? Mu gukura kwe urumva abantu benshi iyo babonye umuntu mukuru bahita bumva ko ari ibintu yanyuzemo, birumvikana. Mu gukura kwawe, mu kubona amahirwe, ugaragaza impano yawe, kugaragaza ibyo ushoboye, ubihuza gute naho project uyu munsi igeze? Nuvuga ngo ndashimira Imana mbere na mbere, tumaze kugira abana barenga 100. Yeah, true. Baye impano 100. Yego, yego zikenewe kugaragara, ariko muri bo hari ababigezeho. Unyihanganiye cyane ndafokasinga ku bana kuko muri Gifted Kids Rwanda umwana ku isonga. Yego, umwana ku isonga. Yego, n'ibyanjye ndabigarukaho mu gake, ariko ibyanjye byubiretse. So muri abo bana 100 harimo abana already twamaze kubona ko impano ihari kandi babishoboye, twarabavanze. Harimo deja babizi ko bafite iyo mpano, babyina neza. Hari nabo twaforomye byemeye. Mu minsi iri imbere mukomeze mudukurikire, muzabibona, tuzabibereka. Dufite ababyinnyi bari ku rwego rwiza, twabahaye n'izina, bitwa intore nshya. Intore nshya. Yego. Barabyina Kinyarwanda. Yego. Ibyo rero iyo mbibonye umutima wanjye uba wuzuye amashimwe, ndishima nkashima n'Imana, nkasaba ngo n'abandi bataraza bazatugane, nabo tuzabagiza aho bashaka. Uyu munsi rero hari intego mufite, hari intumbero cyangwa se aho mwifuza kugeza ibi bintu. Iyo ugerageje kubigaragaza mu buryo bw'indoto, bw'inzozi, turarota kwa achieving ibi. Nkuko nabikubwiye, umwana ku isonga, kandi uwo mwana n'umwana uri muri Gifted Kids Rwanda. Intumbero yacu cyangwa icyifuzo cyacu ni uko impano ya buri mwana wose urimo hano izagera aho imugeza, bikaba byazamugirira akamaro mu buzima buzaza. Niyo ngo turi kubaka impano zo mu gihe kizaza. Muri iyo kategori nakubwiye zitandukanye, muri izo kategori hari n'ibindi yenda tuzongeramo, Imana nidushoboza. Ariko turifuza ko abanyarwanda benshi impano bafite zizagira icyo zibamarira mu buzima buzaza. Yego, turifuza ko nk'abana bacu b'umupira, why not batajya gukinira ekipe zo mu Bubiligi n'izahandi muri Amerika. Barahari batangiye kugenda. Yes, ni nayo mpamvu twafashe icyemezo cyo kugira ngo tububake, tubihere hasi. 6, 14, 12 dufite amakipe atandukanye, nibo dushaka kugira ngo tuzubake nibagera hariya, kuko hariya hari realite mutazi. Hanze y'u Rwanda bareba icyo ushoboye, ntabwo bareba aho uturutse cyangwa ukusa. No, bareba icyo ushoboye. Nicyo rero turimo kubaka, tubatoza almost kenshi muri weekend, almost every day, buri Saturday and Sunday turabaforma. Ni nacyo twifuza ko bazavamo abo ngabo wari wavuze ukiri gukora introduction. No kurenga hariya kwa. Yes. Dufatanyije, donc dukeneye ko abo bana bakomeza kwitabira imyitozo mu buryo babikoramo. Kugeza aka kanya bimeze neza, nta kintu kibi nabivugaho. Baritabira, dufite abatoza babizobereye, babizi, babaherekeza. Abatoza babitaho iyo bari mu myitozo. Cyane, nuvuga ngo ikigo cyacu ntabwo dushobora gufata n'importe qui. Tureba umuntu ubifitiye impamyabumenyi mu buryo buhagije, and then tukareba umuntu ukunda abana, uzi kubana n'abana, tukareba umuntu ushoboye, ukunda akazi. Ntabwo dupfa gufata n'importe qui, noneho akagenda aherekeza aba bana. Hakabaho n'igihe cyo gukora enquête, turebe abana bari happy, ibintu bimeze gute, tuba turi hafi, nicyo twiyemeje. Yego.
nari ndi kubereka taburo mu kanya gato bamwe muri abo bana 100 batubwiye bakoze uyu munsi ibyo bakora birashyirwa birajyahe yaba ibyo bigiraho cyangwa se uburyo babikoramo. Uravuga kubahe? Ndavuga muri kwigisha muri gutraining. Okay, rero kwa harimo utuntu twinshi dutandukanye yenda uramu mwanya cyangwa unyihanganire byose ngende mbyinjiramo nk'abana ba foot. Urumva foot ni urugendo rurerure. Basket ni urugendo rurerure. Harimo wenda ukira aho ngaho. Football abari academy. Yego. Na academy? Yego na academy. Ubu harimo abana kuva ku myaka 1 kugera ku myaka 5. Umuto dufite afite imyaka 9 niba nibuka neza muri foot. Kuko harimo abo training. Hakongera hakabamo abari bari talented badafite orientation nabo twafashe. Kuko navuga ko profite na nababwire niba hari abareba YouTube. Atuka ndi proud yabo. Tumaze amezi 3 dutangiye ariko bagiye batsinda amakipe amaze imyaka 3 kugira ngo kuri screen zanyu muri kubareba aho ngaho. Yego kuba barebe ku mafoto umva ndabakunda kandi vraiment kigikiye impano yabo igishoboka cyose nzagikora kugira ngo bazagera aho bifuza. Uribaza kuba mubaza amezi 3 ukaba watsinda ekipe kandi ntabwo mbeshya banyomoza abandi bantu dukinana niba mbeshya ukaba watsinda abantu bamaze byatangiye badatsinda kamvugisha kuri mbe honest ariko muwa tugenda twako dufite babarimu babaherekeza bagenda berekana icyo bashoboye. Rero kugeza aka kanya hari abamaze gutsinda ekipe inshuro 1 2 3 ari nabyo bimpa imbaraga binama imbaraga yo kuba nicaye hano nuko hari icyo mbabonamo. Ariko abana ni bato nkurikije uko ndi kubabona kuri screen ndabona ari bato pe. Ni bato kudu ariko barashoboye. Bakeneye support, bakeneye abantu babakunze babari inyuma. Muza mute n'ababyeyi babo cyane ko benshi bacyari ku ishuri bari kwiga. Ababyeyi barabasaba kwita ku masomo. Yego. Natwe Gifted Kids ni umubyeyi wa kabiri. Nago turi hano ngo tubace intege bareke kwiga. No. Na proof hari nuko hari umwe cyangwa babiri wegereye ukamubaza. Gifted Kids itanga ibihembo ku bana bagira amanota hejuru ya 70. Nago mbeshya. Cyerekana ko gushyigikira amasomo yabo. Yego ayo nta manota bababona. Ni murabahemba. Yego ayo nta manota babona ku ishuri. Noneho ikindi buriya Gifted Kids nta nubwo tuba traininga gusa. Hari ibindi bintu behind kuba traininga. Wenda trainings nizo dushyira ku isonga ariko nanone byo bimaze iki kuvuga ngo traininze umwana udafite discipline uzajyana hariya akagukoza isoni. Niyo mpamvu rero hari ibindi bintu twongeyemo giye kubwira ababyeyi yenda nabo bana nabo abahamya bo kubivuga. Gifted Kids tubigisha discipline, tubigisha indangagaciro, tubigisha kwitinyuka. Tubaha buri gihe iyo tumaze gukora imyitozo akajya imbere y'abandi akagira icyo avuga, tukabagura mu ntekerezo, tubaha amahugurwa atandukanye ku bijyanye n'ibibera ku isi, tukabigisha gusenga, turasengana tukigana Bibiliya. Ntekereza ko kugira ngo umuntu abe yuzuye ari uko aba afite n'Imana muri we nacyo kirahari. So turifuza ko bazavamo abagore n'abagabo bihesheje agaciro ku giti cyabo, bagahesha igihugu agaciro, bagahesha umuntu agaciro nabwo ubwabo bihesheje agaciro. Yego. Ibintu byiza cyane. Urumva ko umwana iyo akoranye indangagaciro zimufasha kwiyubaka ndetse kandi no kubyaza umusaruro impano ye. Ibyo ntako bisa. Niba uri umubyeyi rwose Gifted Kids Rwanda barahari ku bwawe. Ariko kandi muri urugendo ntabyera ngo ati hari challenge cyangwa se imbogamizi mwagiye muhura nazo kugeza uko abana 100 muri kumva ari benshi. Numvise football, numvise karate, numvise gushushanya, numvise basketball, numvise kubyina, numvise gukora ibintu n'ubudozi. Ibyo byose barabikora. Hari challenge namwe nk'abantu bari mu rugendo kugeza uyu munsi mukomeje guhura nazo, wenda nazo tuzikomozeho. Yego ntago nabura kuzibwira abanyarwanda. Ubundi ibi bikorwa byacu bivuga ni activities zokipa abana
out of amasomo kuko umuntu iyo akiri muto aba afite time ajya ku ishuri ubundi akaba afite time. Rero nkatwe twifuje ko abana b'Abanyarwanda bagira ibindi bintu bibahuza bibigisha bikanabibutsa ibyo bagomba gukora ari bo batwebwe. Ubwo rero ntago habura challenge nubwo tubana nabo muri ubwo buryo dufite n'intumbero nziza ariko ntago habura challenge. Challenge ya mbere nuko kamere kubiri positive twarababonye turabakunda tugirana ibihe byiza buriya weekend zanjye mba nibereye mu bana. Ikindi kintu nakubwiye nkunda abana njyewe nta kindi kintu muri iyi si kimwe ibyishimo uretse abana. Nzi ko igihugu umutungo wa mbere igihugu gifite ni abantu kandi abantu nibo abana bazakura bakavamo Abanyarwanda beza. Rero narabagannye kuba mbafite ndabishimira Imana ndifuza ko bazaniyongera hakaza benshi ariko nanone inzitizi dufite muri Gifted Kids Rwanda nuko turegistaringa expectingaga ko hazavamo 50% y'abana bishura indi 50% bakaba abana badafite ubushobozi kuko twebwe icyo dushyize ku isonga n'umwana nkuko nahereye kare mbivuga. Rero twumvaga ko umwana wese uri talented azatugana. Challenge hari rero nuko umubare munini w'abana dufite nanabivuga ntago binteye ipfunwe 98% ni abana badafite ubushobozi. Nibo bana bitabira, nibo bana badakerererwa, nibo bana ubona ko babishyize ku mutima. 98% nibo bari muri babandi batishura. Kandi nk'ikigo dukeneye guprogress, dukeneye gutera imbere, dukeneye organiza amakonseri, dukeneye amafaranga, dukeneye support. Ariko niba 98% ari abana batishyura numva ntaho twagera. Nkaba naboneraho nkabwira buri mubyeyi wese utwumva ko yatugana ufite ubushobozi kugira ngo n'udafite ubushobozi ariko ufite umwana uri talented still ntago tuzacika intege nubwo ariyo reality hari ariko ntago duteze gufunga imiryango. Ukuvuga ngo nyuma y'abana 100 bararenga 100 bivuge neza barenga 100 mwamaze kwakira. Yego murakekeneye kwakira n'abandi kubera iki se dufite abarimu babakeneye babategereje. Umubyeyi wumva afite ubushobozi yazatugana tukamubwira icyo bisaba kugira ngo imibare ibe equilibre cyangwa se n'Imana ishobora kugira uko ibigenza ikagira uwo ikoreramo tukabona support. Njyewe personally nubwo nabitangiye muri Musanze ariko ndifuza ko bigera mu gihugu hose nibibe muri Musanze gusa, i Kigali, i Rusizi, ihe umuntu wese akumva ko nkuko babaho ubumenyi bwo ku ishuri bagomba kugira ubundi bumenyi bujyanye n'ibyo umwana akunda cyangwa ibyo umwana ashoboye bashyigikira. Ndifuza ko iyi projet izaguka cyangwa se undi muntu ubishoboye bikaba iby'abana b'Abanyarwanda kuko twebwe n'umwana ku isonga. Urongera ufashe kwibuka wari wabwiye imyaka ariko ntabwo ndi kubyibuka neza. Abana mwakiriye bari hagati y'imyaka ingana? Ni hagati y'imyaka 6 kugeza ku myaka 18. Urumva ko harimo rwose abajene. Niba ufite impano wifuza kugaragaza impano yawe, wifuza gukuza impano yawe muri Gifted Kids Rwanda, bari buze kugufasha kuzamura ndetse no gukuza impano yawe mu gihe kiri imbere ugatangira kwibyaza umusaruro. Babyeyi, uyu ni umwanya wanyu kugira ngo mutangire mufasha abana banyu gukabya inzozi zabo. Mbere ko dusoza ikiganiro cy'uyu munsi na ya Fenty founder wa Gifted Kids Rwanda, urumva ko igihe mumaze mu by'ukuri ntabwo ari igihe gito muri gukora aka kazi. Navuga ko ni nk'umuhamagaro kwita ku bana bato aba ari akazi katoroshye cyane. Ariko se ubusanzwe ni ibintu mufitemo iyi experience maze kugira kuri aka kanya. Buriya ikintu cyitwa umuntu niba bivuga ubwenge, sibyo nubwo aba ari abana ariko baba bafite ubwenge. Niba tumaze amezi 3 bakaba bakiri kumwe natwe ni proof yerekana ko tubafitiye akamaro cyangwa se hari icyo batubonamo. Uko nakubwiye uko twatangiye bagenda barushaho kuba benshi ntago bagabanuka. Ni ukuvuga ngo mbabonamo ikintu gikomeye, barashoboye,
ahubwo Ferwafa n'abandi bantu babifite mu nshingano nk'uko nababwiye, abana mfite ni abana babikunze bashoboye, n'ikimenyimenyi imiryango irafunguye. Umuntu wese wumva ko ashaka kudusura, yaba ari muri leta, yaba ari uwikorera, yaba ari umubyeyi, ahawe ikaze. Ikindi nimukomeza kubana natwe kuri YouTube, ni nayo mpamvu twayifunguye, turagira ngo ibintu byacu ntibijye bihera mu gaseke bipfundikiye, ahubwo tubipfundure tubyereke isi. Bivuga ngo mu minsi mike iri imbere tuza presentinga group yacu ya traditional dance, bitwa Intore Nshya. Mu bategerezanya amatsiko, ni abana beza bashoboye bafite discipline. Antuka nishimira gukomeza gukorana nabo, ndabasaba rero kutuba hafi, bakore like, share ndetse na subscribe. Thank you. Even na comment niba ari ngombwa. Hari uwaba afite igitekerezo runaka atubwire, ariko igihari abana bari talented muri foot, muri basket, ibyo byose twavuze niriwe mbisubiramo turabafite, ahubwo dukeneye support. Ufite inkweto, imyenda, ikintu yumva n'ibitekerezo, batugana tugafatanya kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda. Murabafasha gukuza impano muri discipline nyinshi zitandukanye. Izo discipline ku rwego ruri hejuru, ndavuga rw'igihugu, yaba muri football, yaba muri karate, ko hari urwego ruhari rushinzwe abakina iyi mikino njyarugamba, yaba muri drawing, yaba muri basketball, yaba muri traditional, yaba muri tailoring. Hari collaboration mufitanye n'abandi bantu mu nzego z'igihugu ku buryo aba bana bashobora kubona amahirwe mu buryo bworoshye yo kuba bahagararira igihugu mu marushanwa runaka arimo gutegurwa, cyangwa se bakaba banahabwa ayo mahirwe yo kwigaragaza ku rwego rw'igihugu. Actually negereye akarere ka Musanze, ndabandikira, baransuye, barananyakuraja, bimpa imbaraga, ariko nkeneye confirmation yabo ko tugira imikoranire. Ahubwo mbibutse, bimeze bite ko mutadusubiza? Mbonereho kubera ko uru rubuga n'urwo kubwira abantu. Yego, nizeye ibyiza. I'm very positive muri ibi bintu. Ubwo ntekereza ko n'abandi bareba ikiganiro bifuza mu by'ukuri kugira ubufatanye. Yego, bahawe ikaze. Urwego rwa football, karate, drawing, basketball, traditional dance na modern dance ndetse na tailoring, bahawe ikaze. Kuko erega umuntu umwe nta kintu yifashe, ariko abantu bashyize hamwe bagera kure, bakagera no ku bintu bikomeye. Kandi mu by'ukuri ibi bintu ni iby'abana b'Abanyarwanda, ntabwo ari ibyanjye. Nimwumva Gifted Kids nimukumve njye ko njye ntawe nkuriye nabyo, ahubwo ni umwana w'Umunyarwanda. Rero any support rwose, waduhamagara, wadusura, turabategereje, ahubwo ntibazazuyaze kutugeraho. Mission yanyu ntabivuze, ni uko umwana ageraho indoto ze ziri, kandi abantu b'impano arota kuba successful, kuzagera kure hanze y'u Rwanda. Turifuza ko umwana cyangwa se umujene ufite impano runaka izamugeza aho ashaka, ikaba yamutunga, ikaba yahindura ubuzima bwe, nka bya birangirire wahereyeho ubwira abantu. Niyo ntumbero yacu, ni ukugira umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa 100 cyangwa bangahe dufasha. Ntibigusaba kuba uvuka mu muryango ukize, ntibigusaba kuba uvuka mu muryango ukennye. Biragusaba kugaragaza impano yawe gusa, ubundi muri Gifted Kids Rwanda bakagufasha. Ariko kandi benshi baribaza ngo Gifted Kids Rwanda irakorera he? Turi kumwe na founder arabitubwira kugira ngo n'umuntu uri kureba ikiganiro abashe kumenya aho yabasanga. Ego, twahereye muri Musanze, ni iwacu. Mbonereho nsuze n'Abanyamusanze bose badukurikiye. Musanze ni iwacu, niyo mpamvu navuze reka mpere mu rugo. Ariko abana bose b'Abanyarwanda mbafite ku mutima. Njyewe icyo nshoboye nzagikora, cyagira aho kivana umuntu kikagira n'aho kimugeza. Mpereye aha n'ahandi, ibindi ni Imana izabikora, kubera ko nizera Imana. Nizera ko Imana ikora ibitangaza, igakora n'ibintu bidasanzwe. Rero ninshoboza kugera ku bana bose b'Abanyarwanda, tuzabikora. Tuzabikora kandi birashoboka cyane. Ariko kandi nanone hari ababyeyi bumva ko nyine umwana byose ari buze kubibona aho yiga.
yego ku ishuri yego akumva ko byo kuba yamujyana ahantu ku ruhande akajya gutyaza no gukuza impano ye ari ibintu mu by'ukuri bitamureba. wowe abanye n'ababyeyi benshi n'umubyeyi wabwiye ko ukunda abana benshi cyane cyane ni ibintu bitanga uwuhe musaruro cyane cyane ku ruhande rw'ababyeyi iyo birimo gukorwa muri icyo gihe? Ndavuga ababyeyi bohereje umwana muri activite nk'izo ngizo. urumva izi activite ni iz'abana, ni ukuvuga ngo ni occupation mu kinyarwanda navuga ni ikintu ahugiramo ariko yiga aniyubaka kurushaho, sibyo? Hari abana benshi, hari na case nyinshi tujya tubona ku ma YouTube, abana bananiranye, abana banywa ama drugs, abana bajyana muri rehab. Nekereza ko nago ku ruhande rumwe wenda hari igihe umwana aba abifitemo uruhare, ariko nanone hari igihe aba atitaweho akajya ku bantu bamwitayeho. Ni nayo mpamvu habaho activite z'abana, ni ukugira ngo niba atari kujya ku ishuri agire ahandi hantu ajya aruhukire, akine, ahure n'abandi. Rero ikigo cyacu cyokipa abana kikabarinda kujya mu bintu bidafite akamaro. Sirtu nk'uko nari nabikubwiye mbere, ntago tubigisha gusa, tubaha urukundo, tukabaganiriza, tukabahugura, aho umubyeyi atari. Ndabizi ubuzima mu Rwanda ntago bworoshye, mbonereho nababwire, ntago biba byoroshye. Mama acaha, papa agacaha, ugasanga kubona minerivare ntago byoroshye, kubona ikibatunga. Niba bimeze gutyo, aho kugira ngo umwana yirirwe imbere ya televiziyo, franchement areba ibintu utametrije, mutwoherereze tubane nawe, tumuganirize, tumwigishe, kuko twebwe tugira n'imikino, tuba twashyizeho uduhembo duto dutuma baba motive bakaza. Ibyo byose ntekereza ko umwana yabanye natwe utazigera uregreta. Nkasaba ngo buri mubyeyi wese wicaye cyangwa se utwumva imbere y'iki kiganiro agira icyo akora. Niba hari n'umuyobozi ubifite mu nshingano, ndabizi perezida wacu wa repubulika yita ku banyarwanda, ni ibintu bimuri ku mutima. Niba yadusura, niba yaduha support cyangwa undi muntu wese ubiri mu nshingano, iki gikorwa cyaguke, kitaguka ku bwanjye ahubwo cyaguka ku bana b'abanyarwanda, bibe nk'ikintu gishya kigrowinga, gishya mu bana bose, ntibigarukire Musanze, bijye n'i Kigali. Ndatekereza ko bihari yego, ariko noneho dukora ubukangurambaga, twokipa abana bacu. Niba warabyaye umwana, biri mu nshingano zawe gukomeza gukora ibituma akura neza kurushaho. Yego. Hanyuma watubwiye ko iri mu karere ka Musanze muri gukorera. Musanze hagana he? Ntago turi henshi cyane, ni Musanze hafi yo ku Kiliziya cy'Abagatulika. Hari ahantu bigishiriza imodoka, dukorera opposite side, hafi y'umuhanda cyane, nta mayobera hari parking, ibintu byose biroroshye. Muhawe ikaze. Umubyeyi ati murafasha abana, mbogamizi ihari ni uko abakiboneka ari abadafite ubushobozi bwo kwishyura zimwe muri serivisi zishobora gutangwa muri Gifted Kids Rwanda. Yego. Uyu munsi umubyeyi udafite ubushobozi bwo kwishyura aramuzana. Ufite ubushobozi bwo kwishyura we nawe aramuzana. Abana si mubafata kimwe? Nakubwiye ngo tuba umubyeyi wa kabiri. Umubyeyi ntarobanura abana. Abana bose turabakunda. N'udafite icyo afite, icyo nshoboye ndagikora. Abana bose ni kimwe, buriya ntago ndi umuntu judging umuntu uwo ari we wese. Nzi ko umuntu wese yavamo ikintu runaka, ntago ari uvuga ngo umukire cyangwa umukene hari itandukaniro. Oya, umuntu ni umuntu. Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Navuga ko iyi ni introduction kuri Gifted Kids Rwanda. Iyi ni channel izajya ikugezaho impano zitandukanye z'abana bato batorezwa muri Gifted Kids Rwanda, ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Ariko kandi uyu munsi twaganiraga ku mikorere ya Gifted Kids Rwanda, ndetse n'uburyo bakomeje kuzamura impano z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakiri bato. Ahazaza h'u Rwanda hakeneye impano zihariye, impano zateguwe, impano zidasanzwe. Niyo mpamvu Gifted Kids Rwanda yavutse kugira ngo izo mpano zirusheho gutegurwa. Tugana ku musozo, mufite abakozi bita kuri aba bana mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurushaho gukaza no kuzamura impano yabo, ariko kandi namwe hari uburambe, nabyita uburambe mu kazi mufite, cyangwa se experience mufite ku gutoza abana
ndetse no kubafasha kuzamura impano zabo. Ubwo burambe ndagira ngo muze kudusangiza kugira ngo twumvise koko ahantu twikohereza umwana wacu muri Gifted Kids Rwanda ni abantu bari ku ruhe rwego. Yenda nsubiye inyuma ho gato ndavuga kuri experience y'ubuzima nagize umugisha wo kujya kuba mu bihugu bya hanze by'abazungu. Nanabashimire igihugu mbamo vraiment bita ku bana babikora neza, byanteye n'ishyari ryiza utigute. Nuvuga ngo umwana hariya ajya ku ishuri ari muto, bihera nko kuri 6, hari n'abahera kuri 5 cyangwa 4 years, biterwa n'uko umwana akunda ikintu cyangwa n'ubwenge afite, ariko babihera ari bato. Yego. Noneho umwana akajya ajya kwiga, ariko igihe atari mu masomo akajya kugira icyo developa kindi kiri muri we. Ego nuvuga ngo nk'abana bahariya mercredi cyangwa kuwa gatatu nyuma ya saa sita ntabwo biga, ni umwanya bahariye gukuza impano zabo cyangwa se kujya mu ma activity atandukanye. Hari n'umwana erega ufokasinga ku masomo akazakora ibijyanye n'ibyo yize, ariko still akaba afite ubumenyi mu bintu bitandukanye. Wamuha igare akarijyana, wamushyira muri swimming pool akoga, wamuha kuvuga imbere y'abantu agahita abikora, ugasanga ni abantu bifitiye icyizere. Ibyo rero bihera mu buto, batangira kubigisha ibindi bintu bituma umuntu aba yuzuye ari bato. Ari nacyo kintu cyane ishyari ryiza, nubwo mbakunda cyane pe, bivuye ku mutima ndahakunda kuko ni igihugu nagiriyemo umugisha. Ariko nanone byanteye ishyari ryiza ryo kuvuga ngo reka ntekereze naho nkomoka, naho navuye, uyu muco ndebe ko hari umwe cyangwa babiri wagira icyo umarira, mpindure ho gato. Ni nayo mpamvu natekereje projet ndavuga ngo reka nyizane mu bana b'Abanyarwanda. Nuvuga ngo ndifuza ko umwana rimwe cyangwa muri weekend, rimwe mu cyumweru yagerageza akajya ajya mu kindi kintu akunda cyangwa ikindi kintu gishya yiga, aho kugira ngo ate umwanya nk'uko abahariya babigenza, babyubaka kare, byanakubakika bigakomera, kuko baba barabitayemo umwanya. Ibintu by'amasport, ibintu by'amatara ni ibintu umuntu yubaka bisaba umwanya munini cyane, ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kubaka ngo ugikore mu cyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe. No, ni routine iba yaratangiye mu bwana, noneho na confidence ikazamuka kubera ko aba azi kubikora neza. Musanze, akarere ka Musanze ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi kakaba mu mijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali. Kubera icyo yahisemo Musanze? Ku batabizi, Musanze ni iwacu. Ni mu rugo. Yego. Musanze rero niho uri gukorera uyu munsi, urakorera ahagana he? Dukorera mu karere ka Musanze, umurenge n'uwa Muhoza, akagari n'Impenge, umudugudu ni Giramahoro. Noneho ku muntu ushaka details zahamugeza, nabyo ndabivugaho. Nuvuga ngo hari ahantu hari ikiliziya cy'Abagatolika, ni mu mujyi hagati wa Musanze hafi ya stade, opposite side y'ahantu bigishiriza imodoka, urugo rwa kabiri muri left side, naho ngaho badusanga, naho ngaho dukorera, niho dufite office. Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Niba nawe rwose ufite umwana wifuza ko impano ye itangira gufashwa hakiri kare kugira ngo izamugirire akamaro mu myaka iri imbere, muzane muri Gifted Kids Rwanda. Mbere ko tukurekura, hari ubutumwa ugenera ababyeyi, by'umwihariko n'abana bavuze ko ukunda abana cyane, abana bari kureba iki kiganiro, hari ubutumwa bagenera, umwanya n'uwanyu. Okay, ku umwana wese wiyumvamo impano cyangwa ushaka kumenya impano afite, ahawe ikaze, ashobora kuduhamagara kuri nimero iri hasi, n'umubyeyi tugafasha impano y'umwana we kumenyekana, uwayimenye tukayiherekeza, uyifite noneho idafite icyo imariye tukafasha kugira ngo ibyare umusaruro. Ikindi, hari ubundi butumwa mfite navuze uretse ababyeyi n'abana. Ndagira ngo nshimire ubuyobozi bwa Musanze. Actually hari ikintu nakubwiye, twavuze kuri Taylor ariko ntabwo twabyinjiyemo cyane, mu rwego rwo gusapotinga business. Buriya mwambaza mututunzwe n'icyo bahute niba abana batinjiza amafaranga, ariko dufite atelier, turadoda,
rero mbonereho nshimire ubuyobozi bw'akagari kacu, baratwizeye baduha akazi, twambika abashinzwe umutekano, wari umubare munini, ntekereza ko vraiment baduhaye sapoti, ndabashimira mbikuye ku mutima. Haramutse hari n'undi wifuza guteza ikigo cyacu imbere adushyigikiye adafite umwana cyangwa se amufite cyangwa mu bundi buryo, yatugana tukamukorera akazi. Dufite abatayeri babikora neza babizi, twambika abantu imyenda ya siporo n'indi myenda, dukodesha imikenyero, dufitemo utundi tuntu twinshi. Wifuza gukodesha ibikoresho by'ababyinnyi, ariko hagati aho ndanavuga no ku kintu kijyanye n'abana bacu bo muri siporo, nta bikoresho bifite bahagije. Uwumva ko yaduha sapoti, kubambika inkweto, kubambika imyenda myiza kurushaho, urabibona ukuntu bambaye, ntago biri on the top nk'uko byakagombye kuba bimeze. So waba uri umubyeyi cyangwa se undi muntu ufite ubushobozi runaka, watugana tugafatanya kubaka u Rwanda. Mission yacu ni ukubaka abanyarwanda badasanzwe, tukabona muri ekipe y'isi harimo umunyarwanda runaka waturutse iwacu, bizaba ari ishema. Mu torero runaka ryageze ahangaha hari out of Rwanda, ni inshingano ya buri wese utwumva kugira icyo akora mu guhindura imitekerereze y'abana. Ntekereza ko buri muntu agira umwana runaka abazi, waba uri oncle, waba uri papa, waba uri tante, mushyigikire gufata umwanya we awumare yiyubaka kurushaho out of amasomo aya mbere, kugira ngo bagire ubumenyi isi ikeneye, hanyuma n'impano zabo niba hari uyifite cyangwa wifuza kuyimenya ayishyigikire, turusheho kubaka u Rwanda rwiza rw'abanyarwanda. Mbonereho nshimire na buri muntu wese wafashe umwanya we akatureba. Reka dufatanye duhindure u Rwanda binyuze ku mwana muto. Mbese buri muntu wese yumve ko umwana akwiye kujya ku isonga, noneho umwana w'impano birusheho kwaguka no kugera kure. Gifted Kids Rwanda, unatwemerera ubutaha tukazaganira n'aba bana? Yego rwose. Ntuzacikwe n'ikiganiro gikurikira iki, cyane ko bamwe muri abo bana tuzaba turi kumwe n'abahangaha tuganira, ndetse kandi banagaragaza bimwe mu byo bashoboye, mu byo bazi gukora, ndetse n'uburyo babikoramo. Turakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndetse no gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye tukugezaho kuri Gifted Kids Rwanda. Nari kumwe na Yafenti, ni founder wa Gifted Kids Rwanda. Turabashimiye cyane. Nanjye reka mbonereho mbashimire Kuduse, watumye byoroha binumvikana kurushaho kubera ibibazo wambajije. N'ubutaha tuzaba turi kumwe. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Subscribe aho ngaho rwose mukore, kugira ngo dukomeze urugendo 2026 nta kosa. Tugomba kubikora kandi tukabikora neza cyane, kugira ngo bitange umusaruro. Akazi urimo, ibyo urimo gukora byose, ndakwifuriza kubikora neza, ndetse kandi no kurushaho kuba byagenda neza cyane. Wakoze cyane, komeza ugira ibihe byiza. Bye bye. Bye.